bajya mu kaga ngo rata dufite ibibazo ako ni akaga dufite ubukene ako ni akaga dufite ibigeragezo ako ni akaga dufite intambara ako ni akaga dufite ibiturwanya ako ni akaga yego ako ni akaga dufite ako ni akaga dufite uburwayi budakira ako ni akaga dufite abantu baturwanya ako ni akaga ariko tuzakira tuzabona icyo kwambara tuzarya ariko Imana reka ngusuhuze neza nshuti mukunzi wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Njyewe nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Uyu munsi nabazaniye umuhanuzi. Uraho neza? Ndaho neza. Umeze neza? Kuri kunseka se sibyo? Nibyo. Nakubonye uri guhanura kuri YouTube banditseho ngo wa mwana mutoya ukaze. Nanjye ziko nikanze. Kureberamo abantu manzu ndeberemo nanjye none ahangaho ngira iki Imana ivuganye nanjye fungura ikirere aho ndeberamo vuba numva iki Imana ivugana nanjye mukanya hashize akanya gatoya manzu fungura ikirere kumva nedusomira ijambo yego umva ariko ndakumfasha cyane kirenda tanyizuminga vuba ariko ubundi imbere ya byose tugiye kuganira nande nta kibazo ngira umuntu tugiye kuganira yitwa nde umuntu tugiye kuganira namwe munkurikiye nge nitwa Ishimwe Aritemo Ishimwe Aritemo abaniga mu mwaka wa 4 Aritemo karame gihembwe cyashize wabaye wakangaye gihembwe cyashize nabaye wa 6 wabaye wa 6 icyakibanjirije nabaye wa 7 ubwo ukingiki urumva uzaba wakangaye kingiki ndaba mu wa 2 ubu ugiye kujya mu wa 5 akaze siko ngiye niga mu ngiye niga ubu ngiye mu wa 2 hako ni kwiga mu kiburamwaka tazanyinisha iyo umuntu yiga mu kiburamwaka urahazi ni ahantu aba yiga niburabura nk'imyaka nk'ibiri cyangwa umwaka umwe ngo arangize amashuri we uteganya kuzaba iki ngiye nabaye umunyamakuru ngewe wumva uzaba nk'iki numara kuba umuntu w'umugabo ufite ubwanwa nk'uko kwanjye ngewe ikintu nzaba bwa mbere nzabanza nkorera igihugu ubundi nzajya mvugana n'Imana neza ubwo gukorera igihugu uzakora mu yihe secteur cyangwa se mu gihe gisata nk'umuyobozi ube nka gitifu w'akagari w'umurenge aho ngaho ubwo twagiye ubwo ngewe nzajya nzuma amakuru ntangaze ni gitifu wenda w'umurenge wa Masaka Shimwe yavuze ibi n'ibi hanyuma se nabonye uri kubwiriza mu rusengero ubundi ibintu byo kubwiriza byatangiye ryari ibintu byo kubwiriza se ngewe nabyiyumvishemo nsaba umwanya ndawuhabwa ejo muri cyagiye se cyangwa na mbere warabwirizaga ubundi ni nko ku cyumba baravuze hari ahantu twasengeraga baravuga ati ariko abana bacu reka turebe ikibarimo umuntu umwe yavuze ati reka turebe ikiri mu bana bacu baramagurutse yego naho byazamukiye uhita ufatwa wuzuye umwuka wera ryari ko nabonye uvuga n'indimi ntabwo byibuka ndabyibuka ngaho nyibutse hashize amezi 2 wuzuye umwuka wera ese ubundi ko nabonye uzi no kubwiza ijambo ry'Imana ukaba uzi no guhanura wabyigiye ninde wabikwigishije bifashwamo na mwuka wera ariko nkoresheje iri jambo ry'Imana ninde se ujya uri kwigisha ni mama wawe ni papa wawe ninde ni mama wanjye kuko mama wanjye turahorana mu kiruhuko nk'uko niwe ubimfashamo byose mama wawe nawe ni umunyamasengesho ukomeye nawe ni umuhanuzi nkawe amavuta ari kuza ariko we ntago biraza yarakwigishije none wamujije guhamiriza shayishi ndemeye kabisa ubu se abandi bana ku ishuri mwigana nk'ahantu wiga ujya ubabwiriza ijambo ry'Imana
cyane. Mu ishuri mwarimu tumaze kwiga amaze kugenda cyangwa turimo nko gukina turagenda tukicara nko mu gupasuparume hariya tugafata utubibiriya ku ishuri baduhaye. Hari ibibiriya babahaye za zindi zirimo isezerano rishya. Ubundi hari n'abandi, ntabwo ari njyewe njyenyine, hari abana berekwa ku ishuri. Wowe hari abana musengana ku ishuri berekwa? Ubundi ku ishuri twakoze gurupe. Amakuru rero ndakeneye amakuru yose ku gurupe yanyu yitwa ngo iki? Gurupe yacu yitwa ejo hazaza h'abana. Ejo hazaza h'abana ni gurupe y'abanyamasengesho. Ubwo ninde uyiyobora? Ni ngiye perezida wayo, hari na perezidante n'abandi. Si kukaze mwana, uri bwo ndi kugenda mbona ko kaze byatari. Mukagenda muganira ijambo ry'Imana, tukaganira ijambo ry'Imana dutashye, tukagenda turi muri ibyo tukavuga ati Yesu yavutse ute, kuko niko twavutse dusa n'Imana. Mukabidisikitaho cyangwa se mukabiganiraho. Wazanumiye nanjye nkaza kubasura iyo gurupe y'abana banyu tukaganira, ko nanjye nkunda kuganira ijambo ry'Imana. Se nka ryari? Muterana ryari? Igihe cyose iyo muri ku ishuri. Ubu uyu munsi abana bari muri vakanse, ndacyari gukora introduction cyangwa se turacyari mu itangira. Uyu munsi abana bari muri vakanse. Ni iki wabwira abana bari mu rugo bari gukubagana, bamena ibyombo, basuzugura ababyeyi, barwana? Ni iki wababwira? Ikintu nababwira ni ukubaha ababyeyi kandi bakumva inama zabo, kuko nanjye ni inama z'ababyeyi zamfashije. Iyo ataba ari inama z'ababyeyi ntabwo mba ndi hano. Yego, niyo nama nabagira. si uko wavuze ngo uzaba nk'umuntu w'umuyobozi, wazabihinduye nibura ukibera nka pasiteri. Ntabwo wakemera kuba pasiteri? Bayi umva nibyo bya mbere. Urabihinduye ibyo kuba gitifu, urabihinduye? Nibyo bya mbere. Nge bambwira mbaye pasiteri gusa nabyemera ko nyine Imana yavuze ngo udakora nakarya. Ubwo ni ukuvuga ngo wajya uba pasiteri ukaba na gitifu. Ariko aho nanjye ndemeranywa nawe, nk'ukuntu ngewe ndi umunyamakuru sibyo, nkaba n'umuvugabutumwa kandi byose ngenda bikora, nkabona amafaranga yo gutunga umuryango wanjye. Hari abana banga kujya gusenga no kujya kumva ijambo ry'Imana, wababwira iki? Nababwira gukunda Imana, bagakunda gusoma Bibiliya kandi babikunze, kuko na Bibiliya niyo ifasha abana bato nkanjye, niyo ifasha n'abakuru, arega natwe iradufasha, niyo ibakura mu kababaro, niyo ibakura, mbese niyo ihugura abantu. Ubu ngubu nk'ijambo ry'Imana riri kugufasha muri ino minsi, riri ku mutima wawe, ni nk'irihe wabwira n'abantu badukurikiye? Ni muri Luka ibice 22. Yego, umurongo wa 20. Oya, ni muri Luka ibice 8 umurongo wa 22. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu aturisha inyanja. Nyine ubwo Yesu ni twebwe aturisha, ntabwo abwirwa, ntabwo ari abigishwa bari kurubwirwa, ahubwo uyu munsi ni twebwe turi kubwirwa. Yego, ni njye nawe turi kubwirwa n'udukurikiye. Yesu aturisha inyanja. Ubwo abigishwa igihe cyabo cyararangiye, bamwe barabishe, abandi bagiye mu ijuru, byararangiye, abandi bariyahuye nka ba Yuda, n'abari bamukurikiye. Uyu munsi nitwe turiho, dukeneye kumva ijambo ry'Imana. Dukeneye kumva ijambo ry'Imana, rikadufasha, rikadukuza mu buryo bw'umwuka. Yego, ndetse n'ubwo mu mubiri. Tugomba gukura mu buryo bwombi. Ngaho tubwire, nanjye neza amatwi. Yesu aturisha inyanja. Mbese Yesu niwe uduturisha. Yego, ntabwo bari kuvuga inyanja ubundi ni nkatwe. Yego, twebwe bunini nkatwe inyanja, kuko turi benshi. kabisa abantu bo ku isi ni benshi.
nawe udukurikiye nawe uri inyanja. nanjye ndi inyanja. Twese turi inyanja. Mhm. Yaraduturishije aduha imbaraga n'ububasha bwo gutegeka abadayimoni bagapfa. Yego. Ariko abadayimoni ntabwo bapfa, baraduhunga. Buriya abadayimoni ntabwo bajya bapfa. Abadayimoni bahita baduhunga bakajya kure. Aho tutazababona. Yego. Bakajya kure yacu. Icya mbere Yesu aduha imbaraga zo guturisha icyo bita iki? Inyanja, ari twebwe. Ubu nyanja reka tuvuge ngo ni nk'imitima yacu birimo ibintu byinshi bimeze nk'amazi asuma by'intambara. Ubwo Yesu akavuga ati mwa bintu bazo mwe nimutuze, mwa bukene mwe nimutuze, mwa nzara mwe nimutuze, mwa bibazo n'ibigeragezo mwe nimutuze. Yego. Kuko yaduhaye imbabazi. Ngo egera intebe, sinzi ahantu iryo jambo narisomye ntabwo mwibuka. Ngo egera intebe yanjye uhabwe imbabazi. Kugira ngo ni indirimbo. Kwegera intebe y'Imana kugira ngo duhabwe imbabazi. Ntabwo ari ukuza ngo ufate intebe ngo uyicare iruhande. Uyegere. Ahubwo ni ugusenga. Ni ugusenga, tugasenga amasengesho menshi tugahabwa imbabazi. Yego. Imana ikatubabarira ibyaha byacu. Ikatubabarira ibyaha byacu. Ntabwo ari ugufata intebe ngo ugende uyicare impande. Uyegere. Oya. Ziko hari abana bashobora kuvuga ngo reka negere intebe Imana impa imbabazi. Kumbi ni ugusenga. Ni ugusenga. Hari abantu Imana yasezeranyije ko nzabatabara. Yego. Se nzabatabara ute? Nzagutabara se ngo nguhe kadasiteri? Aho ngaho uba wibeshye. Kugutabara ibiri kukubwira ntabwo ari uguha kadasiteri cyangwa ngo imodoka cyangwa inzu. Ahubwo wowe igomba kuguha ubuhungiro, ikaguha ubugingo, ikaguha ubuzima buzima. Yego. Ndakumva noneho kirere cyane urumva gitatangiye gufunguka. Biri gufunguka nabyumvishije. Burangenda umunyamwuka iyo umuntu atangiye gufungura ikirere mba ari kubyumva. Imana ibiguha ubuhungiro. Haleluya. Haleluya. Imana ikaguha ubuzima. Imana ikaguha ubugingo. Naho ibi wa mungani wawe si by'amazu bizashi. Tuzapfa tuyasige. Cyane. Kuryama ku gitanda cyiza tuzapfa tubisige. Haleluya. Yego. Amamodoka meza ahenze tuzapfa tugire gute? Tuyasige. Ni ibyo mu isi ntabwo ari ibyo mu ijuru. Mu ijuru amamodoka yaho ni amababa. Yego. Kuko Bibiliya iravuga ngo abamarayika bahora baramya amababa yabo baguruka. Izo nizo modoka tugomba guhabwa, reka tujye tuziharanira. Yego. Reka tuziharanire tukiri mu isi y'abazima. Tuziharanire turi mu isi y'abazima. Yego. So tukiri aho rero Imana ibaha umugisha. Yego. Kandi ikomeze idufashe. Uyu munsi ni twebwe Imana yavuganye natwe, ni twebwe Imana yatoranyije kugira ngo tuze imbere yayo. Namwe mudukurikiye yaje imbere yanyu. Hari umuririmbyi yize uyu mwuka aravuga ngo isi nigukomera amashyi. Uzajye uzamura ishengesho. Uryerekeza ku bandagaye. Ku bafite intimba n'agahinda. Nubona isi guhaye urebe wibuka imfubyi zidafite kirengera. Ujye wibuka ko Imana nawe yagutoranyije ikaguha ubuzima buzima, abandi barara ku mihanda ariko wowe urara mu nzu. Haleluya. Imana ishimwe. Uryama ku gitanda cyiza ariko abandi barara hasi ku ikarita. Imana ngiye nayiterera isari. Reka tuyikubite ndayitereye kabisa. Ukagenda mu modoka abandi bayitega. Mana waraturinze waraturengeye. Uyu mugabo tumuvuze bwakira bugake. Reka dusomire ijambo rikunda kumfasha cyane. Yego risome. Ngo nuko ku munsi umwe yikira mu bwato n'abigishwa be. Yego.
ngo twiciye mu bwato. Mm. Haleluya, ngo Amen. twiciye mu bwato. Mm. Aka kantu kari kumfasha, reka nongere nkasubiremo. Mm. Twiciye mu bwato. ubwo bishatse kuvuga iki? Komana we, ngo twikiye, ngo Yesu yikira mu bwato n'abigishwa be. Mm. Ngo Yesu araza abana natwe mu bigeragezo. Yesu araza Mana we, Yesu araza abana natwe mu bukene. Ariko tubaho. Yego. Tubaho. Mm. Hari abatakiri mu isi buzima. y'ubuzima. Mm. Hari abatakiri nk'aha ngaha ndi. Mm. Nibwo bwa mbere ngeze aha. Yego. Ariko kubera Imana yaturengeye Mm. ikatubaho, ubu nibwo mpari. Mm. Ngo Yesu araza aba mu mitima yacu araduturisha. Mm. Araza arwana n'ibibazo bivaho. Mm. Ko Yesu we waraturengeye. Yego. Ariko Mana we waraturengeye. Yesu yaraturengeye. Subije amaso inyuma tutagira aho kuryama, Dusubije amaso inyuma tutagira icyo kwambara. Dusubiza amaso inyuma. Yesu we dusubiza amaso tudafite inyuma. n'ibiryo byo kurya, Nta biryo dufite, dusubije amaso ariko inyuma. tubayeho. Mm. Ujye wizera ko nubwo waburaye ejo uzarya. Yego. Ejo ntago ugomba kuyititiriza ati Mana nshaka ibi. Uzajya uyibwira ukayisenga ukayibwira ati nguhaye imbaraga data kuzo wamaye, nguhaye igice cyazo kugira ngo nanjye ugire icyo ndemera. Nawe udukurikiye uvuge ngo ubwire uwo muri kumwe ngo dusubije amaso inyuma. Ngo nawe usubiza amaso inyuma kandi ubwire mugenzi wawe ngo ntunagangaze. Yego. Mubwira ngo ntunagangaze kuko ndi mu mavuta. Yego. Iyo umuntu atari mu mavuta ubundi ntago barimo gukorana n'Imana, ariko iyo umuntu ari mu mavuta ndi kumva hari ikirimo guhinduka. Yego. Iyo umuntu ari mu mavuta agomba kubwira abadayimoni bagahunga, bakareka. Mana we tukuvuze twabwakira bugacya. Ngo yikira mu bwato n'abigishwa. Arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka. Umurongo wa 23 aravuga ngo bakigenda arasinzira. Igorata. Yesu aba yasinziye ku bibazo byacu, aba yasinziye ku bukene bwacu, aba yasinziriye ngo twaburaye, ariko azakanguka. Kadukomeze twumve. Ngo mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri. Ubwato bwenda kurengerwa n'amazi. Yego. Bajya mu kaga. Ngo ubwato bwarengewe n'amazi. Bajya mu kaga. Ngo rata. Dufite ibibazo, ako ni akaga. Dufite ubukene, ako ni akaga. Dufite ibigeragezo, ako ni akaga. Dufite intambara, ako ni akaga. Dufite ibiturwanya, ako ni akaga. Yego. Ako ni akaga dufite. Ako ni akaga dufite. Dufite uburwayi budakira, ako ni akaga. Dufite abantu baturwanya, ako ni akaga. Ariko tuzakira, tuzabona icyo kwambara, tuzarya, ariko Imana tujye twizera ko ihari. Yego. Irahari. Komeza. Baraza baramukangura. Bati databuja turapfuye. Ariko tugatakamba tukarera cyane. Ati Mana turapfuye.
kandi wibuke ko ufite ibibazo, ufite ibigeragezo, ariko Imana yabaye ibisinziriyeho kugira ngo irebe kwizera kwacu kuri. Kadukomeze twumve. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije birahosha, haba ituze. Arababaza ati kwizera kwanyu kuri he? Umva ka kajambo navuzeho, kwizera kwacu, twebwe kwizera kwacu kuri hehe? Ntago twizeye ko izo ntambara zizavaho, ntago twizeye. Ako Yesu abaye akangutse, turamukanguye kubw'amasengesho. Yesu arakangutse. Yesu uyu mugabo, hari abantu bamukorera ibyaha bakavuga ko atababonye, ariko aba yababonye. Uyu mugabo arakomeye. Ukabeshya ngo ugeze ikabuga kandi ukiri mu rugo, aba yakubonye. Kwizera kwanyu kuri he? Wowe udukurikiye, Imana iri kukubaza ngo kwizera kwawe kuri hehe? Tubwira ahantu kwizera kwawe kuri. Gushingiye kuki? Gushingiye kuki? Kumva? Kwizera kwanyu kuri he? Yego. Abantu badukurikiye, kwizera kwanyu gushingiye he? Gushingiye kuri hehe? Kuki mutizera ko Imana ibaho? Ngo yarapfuye, yabambwe ku musaraba, ngo yarabuze, ngo yarapfuye. Imana ntabwo ibura, nta n'ubwo ipfa. Barababeshye. Ko yari iri kera n'uyu munsi ni kuri. Kubera kudasoma Bibiliya, ntago muzi nimba Yesu yarazutse. Ako Yesu ndababwiza ukuri, yarazutse. Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Ntihazagize ukubeshya ngo Yesu ntago akiri muzima. Yesu yarazutse, aracyari muzima, kandi azahora akiri muzima. Yego. Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Nabo baratinya, barumirwa, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Uyu munsi Yesu ategeka abadayimoni bari mu rugo bahunge, kuko ari Imana ifite imbaraga no mu bisigisigi byazo ziba zirimo, ntabwo ari nkeya. Kandi Imana ikomeze kuturengera, kandi Imana yacu itugirire neza. Tujye dutinya Imana. Ngo baratinya, baravugana bati uyu ni muntu ki? Yesu ni muntu ki? Wandike muri comment wowe turi kumwe ati turi kukubaza iki kibazo ngo Yesu ni muntu ki? Udusubize muri comment. Utegeka inyanja zikamwumvira. Nimba utizera ko Yesu ahari, azakwereka ko nyine nawe uhari. Numwizera ko ariho kandi ari umukiza, afite ububasha, azakwereka ko atahari. Yego. Azakwereka ko hari kandi afite imbaraga nyinshi. Reka akomeze kutugirira neza. Yego. Kandi umwami wacu akomeze kuturinda. Amen. Imana iguhe umugisha. Imana iduhane umugisha. Hano urakoze kutuganiriza ijambo ry'Imana, sibyo? Namwe murakoze kuba turi kumwe aka kanya, n'abatuganirije, n'abo turimo kuganira kuri iki kiganiro cyacu, nabo mbifurije umugisha. Yego. Imana ibahe umugisha. Wagushimira? Nta kibazo. Wagushimira ku ijambo ry'Imana uduhaye. Ikindi rero nakubwira, sibyo? Ujye ushishikarira kwiga gusoma ijambo ry'Imana ryinshi, sibyo? No kuganira n'abantu b'Imana bakuze, bakurere mu mwuka, uzavemo ubuvugabutumwa ukomeye. Sibyo? Ibyo ndi kubyumva. Yego.
uranyumvishije neza Mm, ujye wiga usome ijambo ry'imana wumva abavugabutumwa mm, bakuruta bakuru bakuganirize bakurere ku buryo uzavamo umuvugabutumwa ugize gute. ukomeye. ikindi ntuzareke ishuri ngo kuko wabaye umuvugabutumwa sibyo. kwikingo kureka ishuri Mm, nicyo kintu ndimo kwitaho cyane. yego. Eh, Mm. reka ngushimire ku kiganiro tugiranye sibyo. nta kibazo. dushimire n'abantu bari badukurikiye. turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha utagabanije. dukeneye komanteri zabo, nibongera kudusaba kukuganiriza tuzaza kukuganiriza. ikindi batwandikire muri komenti bavuga ati si ishimwe hakeneye iki, Imana ibahe umugisha sibyo. Imana ibahe umugisha. nawe Imana iguhe umugisha Mm, kandi ukure ugwiza imbaraga z'umutima mu izina rya Yesu. amen.